ishimwe kandi Imana ishimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abaroma, urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, igice cyaho cya mbere. Abaroma igice cyaho cya mbere, ndaza gusaba kugira ngo mudusomere mu Kirundi. Igice cya mbere umurongo wa 20. Yesu, igitabo cy'Abaroma ikigabane cya mbere umurongo wa 20. Kuko ibitaboneka byayo nibyo bushobozi bwayo budashira, n'ubumana bwayo bibonwa neza uhereye ku kuremwa kw'isi, bimenyekanishwa n'ibyo yaremye, kugira ngo ntibagire icyo bireguza. Amen. Turaza gusoreza igitabo nanone mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi, igice cyaho cya mbere umurongo wa 16. Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 16. Aravuga ngo nicete Pawulo yandikiye Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 16. Bavuga ngo kuko muri we ariho byose byaremewe, ibyo mu ijuru n'ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, uri intebe z'icyubahiro, uri ubwami, uri ubukuru, uri ububasha, byose byaremwe nawe, biremegwa kuba ibyiwe. Amen. Amen. Kasome mu Kinyarwanda haravuze ngo ndahera mu Baroma igice cya mbere 20. Haravuze ngo kuko ibitaboneka byayo ari byo bubasha bwayo buhoraho n'ubumana bwayo bigaragara neza uhereye ku kuremwa kw'isi, bigaragazwa n'ibyo yaremye kugira ngo batagira icyo kwireguza. Abakolosayi haravuze ngo kuko muri we arimo byose byaremewe, ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami n'ubwami bwose n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose, niwe wabiremye byose, kandi rero ni nawe byaremewe. Amen. Turaza kongera tugaruke kuri rwa rwandiko twasomye ejo mu gitabo cy'Abaefeso, Abanya-Efeso igice cya 6:10. Reka nasome nihuse. Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka iy'isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwesa inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro buwiteguza. Kandi kigeretse kuri ibyo mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Amen. Aho kuko twahasomye, reka tugarukiriza aho, hama tuganire ku ijambo ry'Imana. Abandika bakomeze bandike, ariko kandi abari bari gusoma nabasaba ko dusoza tukaganira ku ijambo ry'Imana. Ndagira ngo tuganire ku ijambo rivuga ngo ibitaboneka by'Imana. Ibitaboneka, ibitagaragara. Ndakwisegura murantunga neza kuvuga ikintu gihabanye, murihangana mumenye ko ari uko tubyita nyine. Ejo
twaganiriye ijambo ry'Imana abo twari kumwe, naho twagarukiye ndacyahibuka ku mugoroba twavuze amagambo menshi. Twaganiriye mu bice bitandukanye, twasomye iki gitabo, ariko tuza kongera gusoma mu Itanguriro igice cya 6. Twavuze uburyo butatu Imana yiyerekanyemo, ariko navuze uburyo bumwe ndibuka ko bwashize twabikomojeho muri yandwi twari kumwe ubwashize twabivuzeho, ariko ejo sinabisoje. Uburyo bwa mbere Imana yiyerekanye ari Imana karame umuhe mikoro dufashe. Imana yigaragaje mu itongo rya Edeni. Yego. Kandi tuba yuko Imana yagaragaye nk'Imana ishavura. Ntabwo ari byo nasiguye, ntabwo ari exactly niko navuze, ariko ntabwo ariko sorry murantunga kugira ngo ntaza kuyivuga uko itari ko siko nari ngendereye, ahubwo nasomye hano Imana yagaragaje nk'Imana ishavuye ibitewe na rwa rubyaro bya bigabo Bibiliya y'Ikirundi yabyise bigatanya. Murakoze. Niryo shavu, kuko bari urubyaro rubyawe n'umwuka, bambara umubiri ariko kandi babibigatanya byo gutuka Imana. Icyo nicyo cyatumye ivuga ngo mpemu wanjye ntazahora ruhanya n'abantu, mu gice cya 6 gitabo cy'Itanguriro. Ariko kandi uburyo bwa mbere Imana yigaragajemo nari ndi kubisobanura dushingiye ku cyo twita ubutatu butagatifu. Imana ishimwe. Uburyo bwa mbere Imana yagaragaye ari Imana igendana n'abantu. Urugero, Enoke yabanye n'Imana imyaka 100 agendana nayo. Kabiri, Adamu yajyaga asurana n'Imana, akajya kuvisita Imana n'Imana ikamugenderera. Ndagira ngo hano munyumve gato, hari ikintu umwungeri yavuze ngitekerezaho cyane, impamvu Imana idahana abantu mu ishengero. Iyo abana bari kujarajara mu rusengero, hari igihe abantu bose batabifata kimwe. Muranyumva? Murakoze. Hari igihe batabifata kimwe kuko nyina w'uwo mwana yamuretse, ariko ntibivuze ko batari kubajene, ariko nyirizina haba hategerejwe ko mwene we ari we amufata. Yandi magambo, hari igihe ukorera ikintu mu ishengero kuko utari uwayo ntiguhana. Hari igihe ukorera amakosa mu rusengero kuko wowe utari umuntu wayo, kavuga uti n'ubundi basanzwe ari uko bakora, niyo karagiteri. Nabase Satani nyine akoze ibyase, Imana ikagira iki, ikareba ku ruhande ikakwihorera. Akwiye ari umuntu wayo. Burya nugira ikintu ukora Imana ikakureka, ujye umenya ko yaguciye. Kuko Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo abo nkunda murakoze, none kwitabikoze ubwo ntabwo ukundwa nayo. Murarakaye. Nyimara kwakira agakiza, maze gukizwa, nari umuntu uzwi cyane, sinavuga Ikinyarwanda neza, nakoreshaga Icyarabu. Noneho abantu bakantumira mu bikwane binini, kuri radiyo, kuri televiziyo, najya gusoma Bibiliya bikananira, gakoresha Icyarabu. Noneho icyo gusa bakabikundira icyo.
abantu burya bakunda kirabaye. Abantu bakunda kirabaye, muzareba iyo umuntu atagira ubutumwa arahenda kumubona, ariko iyo umuntu afite ubutumwa Imana imugira uciriritse kugira ngo abonwe na buri wese bimwe bimurimo bigere ku bantu. Sinzi niba ari buri muntu wese utekereza icyo, ariko buriya murakoze reka mumarenge. Njya ahantu mu giterane cyari kinini cyabereye hanze, ariko kuko nari mfitanye ikibazo na mama, nageraga mu rugo mama akavuza induru ngo ndamwishe kandi ntavuze kuko atanshaka gusa. Noneho Satani anyigisha uburyo bwo gukora imfunguzo azicurisha, ndarugenda na rw'icyumba. Ugenda ari ndufite ndi gukingura sange mama mu cyumba, baca banyemfita mu giterane, ngenda mfite urufunguzo. Baravuga ngo ni siti yageze hano, yahageze. Ndahaguruka dusuhuze, abantu bakoma amashyi. Ndahaguruka ngira mye navuga amahoro ya Kristo abane namwe. Ndahindukira ndeba nahariya amahoro abane namwe. Nongera bicara ndabyakira. Akana gato kari gafite imyaka 13, gato kagakobwa gafite bwemwe, kagira kakubita ndamwiyo n'abari n'ibisanzwe cy'abarokore. Nari ntangiye kubimenyera. Nararwanye ubu nakinnye imikino njyarugamba, nakunze kurwana ko nigeze nyobora imikino njyarugamba. Ni tekinike bita taekwondo, ituruka muri Korea, y'abakoreya. Ko umukara wa 4 nawambariye muri Korea nyine, nagiye gukompeta muri Korea. Nyura mu bibaho mu kurwana n'amarobo. Ego nararwanye, nakubitanye imigeri n'amarobo, so Canada ya 4. Ku rugomo nari nshoboye. Nari mbishoboye vraiment, nari mbishoboye ku mugeri, nari mbishoboye. Ariko akana gafite intemo yera, kanteruye nkagaterura, ngira ngo na Bibiliya iraremereye. Impamvu babwiye kurwana ntabwo ari ukugira ngo mwumve ko nari inkaza. Mu matekinike yose twize uburyo yanteruye ndibubamo. Yateruye acanye, arenze inyuma y'intebe zari hirya arajugunya. Bitamenya ko ari urufunguzo mfite. Ndapfukama, ndavuga nti ndarufite. Ndarufite nukurabona mwanakira. Baranguti byagenze bite? Urumva nakozwe n'isoni na pasiteri wantumiye, nawe ziramukora. Ariko ntanga ubuhamya, pasiteri arabyumva ati ni jihad, kubera iki bakwanga rero. Ntange nshinga intahe yuko nakijijwe akaba ari byo biri gutuma banyanga. Nshaka kurwanirira uburenganzira bwanjye. Namwe muvuga uburenganzira, inzira murayizi, hama kurenga inzira murabyumva. Uburenga byari bivuze ngo hari ahantu inzira iri, ariko kuko udashaka kuyigendamo urayirenga, ujya inyuma y'ibidakorerwamo ukorera aho ngo uburenganzira. Ntabwo umukristo agira, umukizwa ntagira uburenganzira. Pawulo yaravuze ngo ntituri abacu ngo twigenge. None ko tutari abacu ngo twigenge, isi yitubonye yo itugeza abayo gute natwe tutari abacu? Hagendeye umuntu ari gusenga, nkamureba asirimba, nkamureba abwiriza, nkamureba aririmba, nkavuga nashaka wowe uracyari uwawe. Hari utuntu wikoresha ukabona ko ari wowe, wabireba ukabona ko ari wowe vraiment, wamureba ukabona niwe. Nigeze nava mu gikorane muri Kenya, ngera mu rugo nsanga madamu ari kwiganirira n'abandi. Shonje nari mfite inzara, ndamwana kuki utateguye amafunguro ngo ndye. Ntabwo ngo ari ukurya ibyampeye musigomwe by'umubiri. Ni wari ukurya ibyampeye musigomwe by'umubiri. Ninjira mu cyumba, ndamwana ngaho nzanira amazi yo koga. Shirira amazi muri dushe. Afata amazi akanye. Namenye ko ari uko mubyita. Akonje sijya nyoka. Afata amazi abari yeshyira muri dushe. Kose munamuhamagara namwana ibite byawe. Arandeba, arambwira ngo ayo yoze wabiki. Nsubizamo Yesu nsubira muri salo ndicara, navuga ni musange hariya, ndamuhamagara ni ngwino mubwire.
ndamubwira ni wabaye iki? Arambwira ngo urabona hari ikibazo mfise, urabona hari ikibazo mfise. Noneho ndangije njya mu cyumba ankurura arya, agira induke agira arya. Arambwira ngo sohoka, ajyana mu cyumba cy'abashyitsi. Arambwira ngo ryama hano niho iwawe. Mu nyumve arambwira ngo umugabo wanjye agenda ntabwo yagiye arakaye. Aravuga ngo ushobora kuba uri umushyitsi, dore icyumba cy'abashyitsi n'ikindi. Aravuga ngo agenda twamuhaye intashyo, ariko agarutse aje afite amahane. Aravuga ngo ni ibiki byakubayeho? Njye numvaga madamu afite ikosa, ariko ibiryo natonganira byari byahiye kare, naje byanakonje. Noneho ntonganye ashaka kunkuramo ya kamera. Aravuga ngo kuki uvuga nabi? Arambwira ngo uvuye kubwiriza abantu b'Imana, ufite amahane meza atyo, ntacyo umwuka yaganiriye nawe. Ntari nashaka guhaye ngo abarize uduha kuruta kuduha umujinya wawe. Mutega amatwi, kuko numvishe numva wavuye mu rugo si ugarutse. Numva haje undi. Ndamwarishe nimbabarira, akubita igitwenge araseka. Arambwira ngo none iyi kamera warayijyanye inanirwa kuba mu ikoraniro cyangwa wayisize hano uyifashe uvuyeyo? Kuva uwo munsi natangiye kwiga gutandukana na kamera yo muri iki. Niwe wankuyemo jihadi nagiraga. Nta muntu twahaziraga iminota 2 atari urushimije. Ntabwo byari kuvamo. Ntabwo byari gukura. Nigeze najya kwigisha, mama pasiteri yari ahari. Mama pasiteri yari ahari, ibindi simbivuga. Ibindi ntabwo bivuga. Ntabwo byari kuvamo, ntibari kubimbwira. Rero hari uburyo umuntu yemera akaba umwizigira, akizera Kristo umwami n'umukiza. Ariko kuko intambara yo kurwana na kamera, ijambo rivuga ngo ibitaboneka by'Imana, ibitarebesha amaso, ibyo utabona, ibitaboneka byayo, nibwo bushobozi bw'Imana. Uburyo Imana yagaragayemo yabanye na Adamu na Eva face to face, ikabagenderera, ikabasura. Uyu munsi iyo nzira yarugawe, yicyuguruye. Imana idusura muri mpemu, ntishobora kuza guhura n'umubiri kuko aho dutuye hadatunganyijwe. Ariko birashoboka ko ushobora gutegura mu rugo hakaba presence y'Imana. Birashoboka ko ushobora gutegura mu ishengero, umuntu winjiye ageze ku muryango akumva presence y'Imana. Birashoboka ko ushobora gutegura muri office, umuntu yahagera akumva presence y'Imana. Ibyo biterwa n'iki? Wimura Imana mu nsengero, ukayimura muri Bibiliya, ukayishyira muri wowe. Kugira ngo ibyo bishoboke, nukubanza kwica amarangamutima yawe. Bimwe wakundaga urabifata ukabishyira ku isoko, ukabwira Imana ngo ndabiguhaye nawe umpe ibyo ukunda. Ndabiguhaye umpe ibyo ukunda. Reka ndababwire bahurugero, iyo ntabikora sinari kuba umubwiriza butumwa, ibyari gushoboka. Isilamu yarampembaga, Tayikondi kampemba. Anicet narize, nari no gukora. Nahijeje amasomo ejo bundi examen ya nyuma narayikoze, kandi natsinze ku manota meza cyane. Mu Rwanda turi bane twenyine twize astronomy, kandi ifite masters. Ibyo ubwabyo yari level igomba kunyicaza ku ntebe nshaka, kumbwira ngo ninge kubwiriza abakizwa barasuzugura. Abakizwa barasuzugura kuko dutegetswe kuba abagaragu banyu,
turaca bugufi mukagira ngo turasuzuguritse tuba tumeze nk'igishyitsi mubyita ngo iki igishyitsi cyo ku nzira uhinga arundaho amabuye uri kurima ntiharunda amabuye utongora ntiharunda urwiri uhanagura ibirato ntihahanaguriza ukwikira isuka ntiwahonda ntibahonda hama ushaka kwicara niho yicara ufite umutwaro ntihabutereka niko abakizwa tumeze none iyo twabaye ababwiriza butumwe tukaba abapasiteri noneho abashumba bo baragowe nta yewe data we abashumba baragowe igeze najya kubwiriza ahantu rimwe mushumba yavugaga mwungeri ariko aravuga umugabo yitaba telefone yicaye inyuma nkaha hagaza yitaba telefone agira atyo halo yari afite imari ye bamuzaniye ego ndaza nsoje iteraniro ihangane amara hafi iminota 2 ndahindukira na mwana nyakubahwa iyo myitabira telefone hanze aranyemerera arakupa dushoje iteraniro arambwira ngo ngwino nguhugure ngira ngo agiye kumpa inama ngo ntuzongere dukata inyuma nari kumwe na madamu we wanjye umugabo yafunze ingumi rero umuntu ushaka kugorora n'iseti akajya gufunga ingumi mba mbona ashyizeho nk'isahani iriho ibishyimbo nkunda ibishyimbo cyane mba mbona ryateguye mbwira madamu ntegerayo ntegerayo mbabarira wegere ku ruhande madamu arangwete ndakoze ko ari nje mwize taekwondo madamu yiga box madamu n'umutera amakofe nka umutera migeni urumva dutonganya atari nkemu angeje arangotereka ndamurero ndamwari nuko wari ugiye kumugura ukoresha amakofe wowe kugira ngo wige gucura kamere Imana yambujije kugura ibirato bibiri bitandukanye irambwira ngo niba ushaka kugura ibirato jya ugura ibisa biteye kimwe kugira ngo bigabanye ubwibone bwanjye nkagura umwenda nagura kositime nkagura 3 z'umukara umbonye akabona mpora muri iyo ubwibone bugenda bucogora Demi disenki muri Bukavu hari intambara ya Nkunda ntago mubyibuka muri Kongo yari ihari yabaye nagiye guteresha ifoto ku nkweto yego nari rabote muri Bukavu bahazi nagiye gute nambara inkweto iriho ifoto yanjye n'umupira uriho ifoto n'ikabutura iriho ifoto natambuka akavuga ngo uyu niwe kareba ku birato uyu niwe nari mfite ibirato nagiye ngo nari nkiri muri Islam 2005 nari muri Islam ko nta kiyaga kiza 2007 mbona haruguru aho bita kuri Place 24 bakubita akazu kari gahari kari mu komplira kimura amatwa hitapfa ngewe mbona ibiri kuba nkabona ni phenomene itabaho mbona haruguru ikimodokari cy'abasirikare mpitamanukiye epfo aho bita kwa Muhanzi bategera amato mitasoma idua muri Islam batubwiraga isengesho ry'amakuba atunguranye guhindukira ugacira ibumoso gatatu urumva ko mu ntambara byo rwari urundi rwego ibyo bivuga iki
nari mfite muri njyewe ubwibone butanyemerera gucumbikira Imana, ariko bwanyemereraga kubwiriza. Icyo kintu muragitahura, byarankundiraga ko mbwiriza nkajya kuvuga ubutumwa, nkabwiriza pe abantu bagafashwa. Ibi mukoma amashyi ntabwo ari ikimenyetso cy'ijambo ryuzuye. Oya, ibi mufashwa mugaseka si ikimenyetso cy'uko ari ubutumwa bwa Kristo. Oya, ibyo ntiwambwira ngo mve mu gitondo mbasetsa mugere nimugoroba mutahe, nabasetsa mugataha, si ikimenyetso cy'ijambo ry'Imana. Ikimenyetso cy'ijambo ry'Imana ni uko rivugwa rikagusigamo impinduka, rikagutransforma. Si rikora ku marangamutima yawe, ntabwo ari rimwe rihuza na bimwe Imana yakubwiye ngo wandike. Si icyo kimenyetso cy'ijambo ry'Imana. Nuko rihindura imitekerereze yawe, ugahagurukaho wicaye aho vyagiye, ukavyaguruka utagumwe waje kwicara uhindutse. Nicyo kimenyetso cy'ijambo ry'Imana. Naho kuza rimwe kabiri gatatu kane gatanu kagumuri wa wundi kandi wafashijwe, iyo ni fanatisme, n'ugufana. Ijambo ry'Imana rirahindura. Iyo dahinduwe naryo uba ufite ubugingo busa n'ubwazi bwarohame. Adamu yatakaje ubwiza yari afite, Imana iragenda. Imana iratekereza uru rugo ko rwajyaga ruvuga nkarwumva byagenze bite. Kandi Eva nta cyaha mubaraho, nta cyaha mbara kuri Eva, kuko Imana ibwira Adamu ngo ntuzorye ku giti cy'imbuto zimenyesha icyiza n'ikibi. Eva ntiyari ahari, ntabwo Eva yari ahari. Mwanyemerera nkababwira iki? Murantunga, sibyo? Hasohotse dictionnaire nshya mu mategeko arenga 378 bagaragaza 16 y'umugore witwa Lisbeth yashyizeho. Hasohotse dictionnaire nshya irimo amategeko agenga abashakanye. Hama umugore yahawe uburenganzira buruta bw'umugabo. Yego, abana bahabwa uburenganzira buruta bw'ababyeyi. Timugebe ne wanyu buraya, timuzi ko batemerewe guhana umwana. Timubizi muri Amerika se, iyo umukubise baca bamukwambura bakamurera wenyine. Hari umugabo w'inshuti yanjye, iyo agiye guhana abana be, yurira indege akava muri Amerika aba Las Vegas, ava muri Amerika akaza mu Rwanda, aramamagara kandi utunkodeshereza ahantu hatari urusaku, mfite umukobwa nshaka gukubita. Akava muri Amerika aje kumukubita, yamara kumukubita akamubwira ngo dusubireyo. Sinzi niba ntari kudeviya, ariko sinzi impamvu bije. Harimo itegeko ryo kwigisha abantu, mwebwe muracyanaziririza ntabwo muri nkato, cyo kwigisha abantu gukora ibiteye isoni ku mugaragaro bahereye mu bigo by'amashuri. Noneho bateguye icyitwa Hollywood, ni igiti jise hori, ni icyera wood, ni igiti gisimbura umusaraba wa Kristo. Nicyo bagiteguriye, bahita bashyiraho uruganda rwa sinema barwita Hollywood. Bagiye kujya badutegeka kwerekana amafilime. Ibi tubivugiye hano kugira ngo mumenye ko muri gusiganwa n'isi, kandi yo iri kugendera ku ishovari ifite ifarasi, ariko mwebwe muri kugenza ibirenge. Ngewe imbona nkubone amaso ku maso, nahuye n'umugabo yari inshuti yanjye, famiye ye yari inshuti yanjye. Nari mfite utuntu nikoreraga
muri hoteli imwe najyaga mbasapurayinga ibintu byo kurya, inkoko narazibahaga bakampa ku mahema. Igihe kimwe ngiye guhindura, fata umuntu njya kumuha isoko nari mfite ryo gucuruza, yo sanga yo wa mugabo w'inshuti yanjye, famiye ye yari inshuti yanjye. Arangije arandeba ngo nawe waraje, namwana yego, ngira ngo ni muri business. Arambwira ngo none uwiwawe ari, ngira ngo ariko arambaza madamu. Ndamwana imusize inyuma ko nari bunyure kuri hoteli gatoya, hanyura inyuma tukajya gusura umwana twari twarashyingiye wari warabyaye. Arangije arandeba arambwira ngo uwawe ari he, ndamwana ari inyuma. Arambwira ngo biranejeje rwose. Ayo mugabo nejejwe nuko ncuruza inkoko. Ndamureba mbona si icyo ashaka kuvuga. Ndagenda ndeba manajya, tuvugana n'abandi bagabo twari twaganiriye, tuvugana na wa wundi nzanye, turasinya, nsoje ndasohoka. Arambwira ngo none se ko nagutegereje muri sale ntuze, ntamwana igihe ibyo narinjemo ndabisoje. Arambwira ngo nagize ngo wari kumwe natwe, mubikize. Arambwira ngo ngwino nkwereke. Aranzamuwe, amaso yanjye yarabibonye, anyereka abatinganyi baruta uko mungana. Aba homosexuality, abaryamana bahuje ibitsina, abagabo ku bagabo. Arambwira ngo do, ndebye byanditse kuri taburo, umutima urakuka, mfungira feri mu muryango. Ndabireba ndabisoma, usohotse manutse mpita mpura na madamu, ndamwana dore madamu ngo yaraje, yijima mu maso. Arambwira ngo ntabwo ari ibyo nakubwira. Murarakaye? Ntabwo ari iwanyu, ni iwanyu se kuvuga. Kandi yegeraga imeza y'umwana, yajyaga kuruhira akarya igaburo. Bahawe n'uburenganzira. Murakoze. Reka marenge kugira ngo duhuze n'ayo masaha nsoze. Mwebwe ubutunzi mufite bwa mbere mu isi muri kugira ngo ni akazi, muri kugira ngo ni biriya mukora kugira ngo mukureho amahera famiye zibeho. Abo twari kumwe ku munsi wa mbere naravuga ngo ubutunzi tugira ni ibyavuzwe n'Imana. Iby'Imana yavuze niwo mutungo dufite. Uburyo Imana yiyerekanyemo yagaragaye ku bantu bake ibiyereka. Enoke iramucyura arataha. Hama abandi yagaragaye ari Imana mu buryo pasiteri yatubwiye, ariko kandi yagaragaye ari Imana icyaha igahana mu buryo bw'umwuka nanone bwa mpemu, abayo batayibona amaso ku maso. Sibyo ko nimusoma Bibiliya igitabo cyo Kuva, iravuga ngo iyo babaga bari mu ihema, uwakoze ibyaha Imana yaramwicaga, bakaba bategetswe kumanika amaboko bakavuga ngo unyujije kwera kwawe mu ihema ry'Abisiraheli. Gutyo gusa unyujije kwera kwawe. Nimusoma Abalewi babaho, barabo mu muryango wa Lewi, ariko bahamagarirwa kuba abatambyi n'abacamanza mu rusengero rw'Imana. Ni igihe Mose yabaga ku musozi wa Sinayi amanuka asanga Aroni yarakoze ikigirwamana. Yaravuze ngo nimufate inkota mwicane. Abalewi bica abantu 3,000. Bamaze kubica, Mose aravuga ngo mubaye abaramyi n'abatambyi bo mu nzu y'Uwiteka kuko mukuye ikizira mu ihema. Baba baramyi. Bibiliya ya Isiraheli ivuga ngo ni Yahwe kwana, ni no kuvuga ngo nabahamagawe n'Imana. Nabo Umulewi iyo yivuga aravuga ngo nuraniriza Uwiteka cyangwa uherejwe gukorera Imana. Natwe uyu munsi tuvuze ngo n'Abalewi, tuvuga abashumba n'ideparitema y'abantu bimikiwe gukora uwo murimo gusa, kuko ni nabo baheka isanduku y'Uwiteka. Barabalewi. Umujinya w'Imana waragaragaraga, Imana ubwayo igahutiraho. Nibyo mushumba yatubwiye, wakora icyaha igahita igukumbanya direte, ntakujijishe kubita. Hari umugabo abantu bazi ngo yazize ubusa witwa Uza.
uza yagiye kuramira isanduku y'isezerano iri ku nka ari inka ziyihetse. Inka zigire zirya uzajya gufata Imana ihita ikubita amuti inka zimpeka muri yari umuriwe yari umutambyi uti wowe ujya kuramira ari uko inka zitsikiye nanga mu gitabo gutsikira okay zirasita ukajya kuramira iyo umpeka ukibibona agiye gufatira kwitira muti ntupfe n'ubundi urasa n'utabaho kuko inka zirakurusha akamaro. Mani horo ibwira ejo twarabivuze ibwira inzoka ngo mu rubyaro rw'uyu mugore yavugaga gucungura. Uburyo bwa mbere Imana yagaragaye mu buryo bw'umwuka, uburyo bwa kabiri Imana igaragara mu buryo bw'umubiri ari muri Kristo Yesu, kuko Imana yahindutse ubugingo ibutuza mu mubiri buvuka nk'umuntu ari we Kristo, sibyo? Uburyo bwa gatatu ni uburyo bw'Imana mu buryo juste uyu munsi turi muri periode ya gatatu y'umwuka mu ishusho y'imirimo. Uyu munsi Imana ikorwaho n'abari gusabana nayo, ariko ntabwo ari buri wese. Ariko igihe Kristo yari ari mu isi buri muntu wese yaramurebaga akanamukoraho, ariko agiye kugenda yaravuze ngo igihe kirageza n'isi ntibabe bakimbona, ariko mwebweho muzagira mute? None tuvugisha ukuri, ujye uyibona. Kandi yaravuze ngo mwebwe muzambona. Ubwo ni ubusabane, ni connection yacitse ariko iyo nzira inyurwamo. Njyewe iyo Kristo atanyiyereka ntabwo nari kuva muri Islam, ntabwo bishoboka. Nari kuva mu njyana, ntabwo nari kuvaho, ntabwo byari gukunda. Ndi muri Islam ikintu ntari mfite cyonyine ni umwuka wera n'agakiza, naho ibindi byose bibaho. Nari mfite icyubahiro, igitinyiro, amafaranga. Mungera bahama guhamya Betelehemu mwirirwa musoma, ngewe nahazengurukaga nk'ushaka kujya gutoragura avoka. Nashaka naragende ko Betelehemu uyu munsi ni muri Palestine, niho nakuriye. Ara Aqsa kuri wa musigiti munini ufite nani y'izahabu, niho twatoreraga iswara. Narahasengeye igihe kinini. Jihadi nayize hepfo kuri nayize Kashmiri, ni ku mupaka neza n'ubundi wa India. Niga misiyoloji nayigiye muri Israel Irodi, ariko ho n'inyuma maze kwakira agakiza. Ariko mbere ntarakira agakiza nazereraga nk'ubishaka aho nshaka najyagaye. Bari kumbwira rero ngo akira agakiza se kakiza iki? Nta cyaha nakoraga, ntacyo nari guhurira he n'icyaha se. Ntawe nakubitaga ko ntawe twari guhura. Navaga mu musigiti mu ishuri, mva mu ishuri muri home kuryama, mvaho narifuza se nifuza iki se? Igihe nari gukenera amafaranga nari maze kugira utayo nzakenera, ntacyo najyaga gukora. Ariko sinari mfite Imana mu buryo bw'agakiza. Ntayo nagira, nta sezerano, nta mpemu, yewe data we. Ariko umunsi yaje nabonye ko kubura ibyo byose ntacyo bintwaye. Jusqu'à présent nta kibazo mfite, ntacyo gushinga intahe si ukwicuza. Hari ibyo nahebye ndavuga nti ndaguhebye sinzanakwirukankaho nikata simbikurikiye. Famiye yanjye bamwe barambwiye ngo uzagaruka muri Islam, ndakurahiye sizoza. Njya kwerekana umugore njya kwa data wacu baturekurira imbwa, barazirekora ahubwo tizibarye. Sinabwe ko nzi ku Rwanda se imbwa ubundi uyireba ku kuguru kw'inyuma. Iyo urebye umuntu wigufata utarayibona ureba ku kuguru kw'inyuma, kuko igira ngo isimbe ukw'inyuma gusunika ukw'imbere. Ndayireba nagane ntumfata ko ndacitegereza
imbwa nayo iramedita ikorana n'ubwoba mu muntu. Iyo ufite ubwoba irakurya, niko n'inzoka iteye. Iyo ufite ubwoba ihita ikurya. Indege niba yararebye ikabona narapfuye kera, kirandeba, tegereza ko kinyumvira madamu ninjye inyuma. Ajya inyuma nabwane we ntumfateho kuko numfata turagwana, ahubwo jya inyuma gatoya mukingirize. Nireba mu maso gica kiragunda kiryama hasi. Turasohoka tugeze kwa grand frère, arambwira ngo ndavose ngusohokera mu rugo, nguretse na mariage yawe ngo nupfa sinzana gushyingura. Kamwe napfuye kera. Kamwe narapfuye uzabushyingura heza. Imana mu buryo bw'umwuka tuyisigaranye mu ruhande rumwe, muri pati imwe y'imirimo. Iyo mirimo harimo amasezerano no gusohoza, harimo gukira indwara, harimo guhabwa abana, harimo gukorerwa ibitangaza. Ariko first of all ibyo ntibikorerwa buri wese. Umuntu ubana n'Imana itaboneka, uburyo ayihindura ikaba imana ye mu mirimo, asenga yapfuka bakagira ngo banakora, ni umuntu ubanza gukora iby'Imana ishaka. Uwo yakoze ibyo ishaka, Imana ikubera umwami ikakubera n'umukozi, ikubera umutware ikakubera n'umugaragu. Kubera iki simvuga ko Imana tibunyumve nabi, Imana igukorera ibyo wari gukora, ibaho wari kuba, itegeka ibyo wari gutegeka, kuko iguhindukira umugisha. Ikintu kigaruka kukuboha mu gihe wowe uri connecte n'Imana mu buryo bwo gusenga, ikigaruka kukuboha ni igice kimwe kibigaragara byo mu isi ibifatika. Ubutunzi nibwo bwonyine bugaruka. Ntabwo ibi mwabyumva, uburyo ubutunzi bukuboha ukavuga ururimi, ubutunzi bukakuboha ufite ururimi rwa mpemu yera, ubutunzi bukakuboha ku buryo gukorera Imana ubiheba, ariko kandi ugatera preza buri gihe. Uburyo mbivugamo mu Kinyarwanda cyumvikana, ni iki cyagiye gituma inota ndi kwireba nubwo mbona yansize, ni iki cyagiye gituma Imana ishaka intwari, muri kunyumva, ikazishakira mu bantu bataravuka. Urugero, yabwiye Yeremiya ngo nakumenye, murakoze, kugira ngo integuza ya Kristo iboneka ari Yohana umubatiza. Yabwiye Zakariya mu gihe Elizabeth agiye gusama inda, azabyara umwana umwite Yohana. Yohana birasobanuye ngo Uwiteka atugiriye ubuntu. Ni iki cyatumye Imana ishaka Mariya ngo abyare umucunguzi? Kuki itamugize mu bari bahari? Mbega muri kunyumva? Kubera iki yagiye kwa Manowa ikamubwira ngo mugiye kubyara umunaziri? Kuki itakoresheje abari bahari kandi yari ingumba? Kubera iki uwacana itara ry'Uwiteka mu rusengero ari we witwa Samweli yaturutse mu nda y'umugore wari warabuze urubyaro witwaga Hana? Kubera iki? Iyo abariho babaye ibigwari, Imana ishakira intwari mu batarabaho. Iyo abantu bariho babaye ibigwari, kawadi, ibigwari birumvikana. Iyo wabaye ikigwari, Imana ishakira intwari mu batarabaho. Gupfa uhagaze mu buryo bwa mpemu ni ukudakora icyo ugomba gukora. Imana ihita igukuraho mu babaho, ariko ugasigara mu ishengero tugufite nk'uhari. Kuko mu bitaboneka by'Imana niho harimo ububasha bwayo. Muri ibi bitaboneka Imana ishimwe, twabivuzeho bwa mbere, hari umuntu wavuganye n'Imana, ibyo yagusezeranyije yabibitseye.
babakizwa barandetse. Oh barakaye we, reka ngerageze mufashwe. Reka ngire nde uko mutera haleluya nyinshi sibyo. Amasezerano yawe Imana yayabitse he mu bitagize bite, hanyuma se ibibazo by'ufite bibitse. Iyo ubaye mu ruhande rw'Imana mu bitaboneka byayo iguhisha ibitaboneka bya Satani, ariko iyo ubuze mu ruhande rw'Imana ujya mu bitaboneka. Noneho ugasaba kurwana intambara Imana ikabamo, usigara urwana intambara Uwiteka atabamo. Ariko iyo uri kumwe n'Imana umera nka Shadaraka, Meshaki na Abedenego, baremeye baravuga ngo iyo dukorera ibasha kudukiza. Ntabwo bari bwabone yasimisha umuriro na rimwe, ariko mu bitaboneka by'Imana bari bizeye imbaraga zizimiya umuriro. Baravuga ngo aho gukora icyaha turahungira mu bibazo. Aho kugira ngo dukore icyaha turajya mu bibazo, kuko ibibazo bitari mu icyaha nimo biro y'Imana iba, niho Imana ikorera. Ariko mu cyaha kitarimo ibibazo kizana ibindi bibazo. Ngo hano umukizwa iyo ari kurebana n'ikibazo kimurusha imbaraga iragurishya, kandi n'icyaha nacyo kimurusha imbaraga sibyo. Iyo umuntu aje mu cyaha ikibazo kiramukurikira kikamuhurizamo mu cyaha. Ko mworoshye? Yego. Iyo wagiye mu cyaha ikibazo kiragukurikira, ariko iyo ujya mu kibazo usiga icyaha kirahagarara kikagutega ingorane zo mu kibazo, kikaguti nakosa gatoya ndamusangamo muhwanye. Iyo uri mu kibazo kitarimo icyaha Bana yariri mu ijuru, Imana iretrevona. Iyo mu kibazo kitarimo icyaha, yewe we n'itanura ry'umuriro utijyayo, igituma ushya ntacyo umanukanye. Icyaha nicyo cyari gutuma ukongoka, ariko ubwo utakijyanye ntacyo uri bube. Uzakurikire Yosefu yabanye n'Imana mu buryo butaboneka, ariko ikora imirimo mu buryo buboneka. Ariko Potifari aravuga ngo kugira ngo njyewe usige Imana hano, aravuga ngo ndahasiga ikanzu. Yemera kujya mu buroko muri prison, ajyayo ariko ajya mu kibazo kitari mu icyaha. Imana iramanuka iravuga ngo turacyabana, turi kumwe Yosefu, ntacyo uri bube. Murakoze. Umuntu wese ushaka kuba umunyembaraga ashingire fondasiyo yawe uyishyire ku bitaboneka by'Imana. Aya masengesho tutarayatangura yari kurangira, ko ari guheza gusenga tutatanguye gusenga. None kubera iki tuzaheza? Mubwire ngo ibyo ufite nabyo bizashira kuko byaje. Mubwire ngo ariko ibyo utaragira biracyarinzwe. Expired date, itariki yo gutakaza ubudahangarwa cyangwa yo gushira kwa garante y'ikintu igenwa n'umunsi cyatangiriyeho kubaho. Iyo ikintu kitarabaho ntigihabwa manda kizarangirira. Impamvu iyo mpuzu izasaza nuko wayibonye, impamvu nawe uzasaza nuko wavutse, impamvu amahera azoshira nuko yaje.
ikintu cyose kigaragara Bibiliya yaravuze ngo kiba ari icy'igihe gito, ngo ariko ibitagaragara ngo ni iby'iteka cyose. Imana yararebye nsoza muri ya generation kazi twavuze yesterday umugoroba washize weje. Imana yararebye ibona abantu bose bavukanye umuvumo, irareba ibona abakarudaya nibo babaye abayobozi ba mbere bo kuyobora communication ya Satani n'abantu. Icyambere bakoze baretse abantu basenga, ariko babima inyungu y'amasengesho. Nibyo twavuze ku mugoroba, babima umwimbu w'amasengesho. Ntabwo Adamu Satani ntiyamusohoye mu ngobyi ya Edeni, mu itongo rya Edeni. Ntabwo Satani yigeze ayisohoramo Adamu, ahubwo yamutwaye ubutware yari afite muri Edeni, yamutwaye autorite. Imana imurebye iravuga ngo ntacyo womara muri Edeni n'ubundi sohoka. Kandi twarufite genda. Isi nayo ni kwidufata. Iyo nta butware bwa Kristo ufite muri wowe, isi ntishobora kugutinya, ntishobora kugutinya. Uranyemerera ikintu ibabwire, hari abadayimoni bagutinyuka kuko urifite muri wowe. Iyo umuriro waka, ndabyibuka nari bamwe tuvuga ku nyenyeri, iyo umuriro waka hari ibisimba bitahagera, hari ibisimba bitajya imbere y'umuriro. Nta sazi yaguruka imbere y'umuriro, ntibijya bishoboka. Iyo muziko harimo umuriro, imbwa zotera hakurya hirya, ariko uko umuriro ugenda usima, imwe iregera, imwe ikegera, imwe ikegera, ugashiduka mu gitondo yaraje amaguru hagati. Sinababwiye ukuntu baroze muri umuna wanjye cyangwa se mfata inkoni n'abana nagukubita. Mwagize ngo Eliya yabwiwe n'umwuka kujya guhagarika imvura. Oya, communication yari afitanye n'Imana yamuteye igitsure gusa. Ajya kwaha baravuga ngo imvura mbaye nyihagaritse. Aha bashidikanyije aravuga ngo n'urume ntiruzoboneka. Aramureba aravuga ngo uyu mugabo ni uwahe. Ntiyaganira nawe, ahamagara umuyaga w'Iburasirazuba, ahagarara ku muyaga araguruka arigendera. Babandi yaravuga ngo umugabo uhagaritse imvura akaguruka. Ubu imvura iragiye. Umugabo wigenjaki, ubwo imvura iragiye. Ntibuke kabiri gatatu kane gatanu umwaka urahera. Aha babona imvura ntibonetse kugeza ubwo umwami yatangiye kujya kwahirira ingamiye. Yari afite imbaraga z'Imana itaboneka. Ubwo nibwo butunzi bwacu. Hari ahantu bita Gikomero ni mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Umuntu yarapfuye afata akijijwe, ahinduka umudayimoni. Ni hafi y'isoko, no ku isoko hari isoko aho bavoma, akajya ahagarara aho ngaho akicara. Abantu baza kuvoma akabirukankana. Ari isoko, ari n'umugezi ukibongera kubona amazi. Bashyiraho imbaraga z'abapfumu biranga. Umugabo umwe atanga igitekerezo aravuga ngo dayimoni atinya imhoho, ngo abasoda nibahahagarara. Uwahagiye aragagara, paka yikubita hasi ahava, amara iminsi 6 nta kuvuga, nta cyaraguta. Ibyo nabonye sinzi uko nabivuga. Batumira korali y'Iremera iwacu aho nari kuri Pentecote, baravuga ngo nimushaka umwigisha. Babwiye ngo tugiye kwirukana abadayimoni, akabwira kwacina Yesu ntaho ngi. Ndangije ndavuga nti ngiye pasiteri wari utuyoboye witwa Jacques arambwira ngo igisabwa n'iki ngo tujyane. Ndamwe nuko muzamu umwanya muremure wo kwivugira Yesu. Tuhagera hari abayobozi bo mu nzego bwite za leta. Ndabwira ntabwo nge naje kwirukana umuzimu, nta n'icyo mpfa nawe, kuko nge nawe ntiduturanye, ubwami bwanjye n'ubwe si bumwe. Ndabwira ahubwo umuzimu yari yaje kugira ngo azane aba badakizwa bose
bose nimuza hano mwakira agakiza umuzimu mumunesha. Ntabwo ntege ndirirwa nirukana abadayimoni, reka da ndamwirukana se mujyane kandi agifite inzu yo kubamo. Navuze niba mudashaka kuba inzu ya dayimoni nimukizwe Kristo ahature, natura muri mwe dayimoni azabura hajya. Turoroshye ibintu byo kujijisha ngo dayimoni genda, ndamwirukana viwe se mujyane. Nibaza ngo ndajyahe ndayibwira ngo irajyahe. Navuze niba mushaka kwirukana dayimoni nimukizwe, nimumara gukizwa dusenga ubwinzu ya Satani turaba tuyifunze. Umupolisi wari wanahagarariye inzego za leta arandeba aravuga ngo ibyo gusa bikaba birakoze. Ngo none se bisaba iki? Namwe bisaba ko ntega amatwi wakumva ijambo ry'Imana ukaza tukagusengera. Reka ntukize ukuri, twabatije abakirisitu cyakora harimo n'abakishijwe. Icyo bivugiye ni nta muntu utsinda imbaraga zitagaragara adafite imbaraga zitagaragara. Kugira ngo urwane n'ibitaboneka nuko uba ufite izindi mbaraga zitaboneka. Kugira ngo imbaraga zitaboneka wiyunge nazo, ube connecte nazo, nuko umenya gukoresha ibigaragara ufite mu isi y'umubiri. Kugira ngo ube connecte n'imbaraga zitagaragara nuko umenya gukoresha ibyo ufite bigaragara mu isi y'umubiri. Kuko ibitagaragara nta cyaha na kimwe wowe wakora kitagaragara. Hari igihari kitagaragara mu mitekerereze. Iyo urwanye nacyo ukakinesha, Imana iragaruka ikeza kamere. Ariko iyo wagishyize mu ngiro cyica ibitagaragara byawe, nawe ugaragara ukabaho umugayo kubera ibigaragara wakoze nabi. None iyo wakiranutse mu bigaragara, ibitagaragara uba uri umutsinzi. Iyo wakiranutse mu bigaragara, mu bitagaragara uba uri umutsinzi. Nushaka kubyibuha ukaba munini mu buryo bw'umwuka, emera kwisondesha, ushondesha umubiri ugaburira umwuka. Niba ushaka kuba umunyembaraga muri mpemu, sonzesha umubiri usenge. Muzapere nta mukizwa n'umwe ushobora kugira imbaraga za mpemu, ndavuga imbaraga za mpemu, atisonzesha. Ntibishoboka. Icyakora wagira mpemu ukajya uryoherwa n'ijambo ry'Imana, ariko kugira imbaraga zitsinda ibigaragazo wagezemo, ndakurahiye. Nta ushobora kugira ubutware mu isi itagaragara mu gihe ibyo mu isi biboneka wabyimye Imana. Ndashoje noneho bararakaye. Kugira ngo Eliya ahamagara Imana imanura umuriro, nuko yabanje gusenya ibicaniro bya Bayali na Ashera. Imana iravuga ngo ubwo umpamagaye umaze kunyubakira, ndaza kuko ufite aho uri buntuze. Iyo yihamagara nta gicaniro cy'Uwiteka ari kumanuka igakora iki? Nagiraga data wacu uvukana na papa, murabyumva, yasengaga nyina Nyirabuhinja, ubwo ni nyogokuru. Ndakwambaza mama Nyirabuhinja, Imana yaciyemo mbaho, wantwise amezi 9 ntungira mu nda yawe unsiga ku mugabane. Yavugaga ibintu byinshi. Noneho twaba twagiye kwa sogokuru ubyara mama, ngasanga nabo bari guterekera. Narabibonye n'amaso gutya. Naba navuyeyo nkajya kwa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, nkajya gutora iswara, kandi burya nabyo nukuramye wapfuye tujye tubivuga tubyeru, ntacyo bitwaye. Kuko iyo Kristo atazuka yari kuba ameze nk'abandi, ariko ubwo yari nesheje urupfu akazuka, afite itandukanye. Noneho njya gusenga, fata amasengesho nyasenga ahantu bita muri Rujyo, ku musozi wo muri Kongo, mfunga iminsi 3 nta kurya nta kunywa. Umunsi wa mbere ndasenga ni gusenya ibicaniro by'iwacu.
nabisenya ndabikubita byose bivuga mu mazina ba sogokuru na ba nyogokuru bavuga mu mazina ngerekaho njya kubimana byose ibyo baraguje mu Rwanda iby'igihugu byose ndabikubita njya ku mugabane wa Afurika ndabikubita ngeze ku mugoroba w'umunsi wa kabiri umuhanuzi araza umuvugishwa araza arambwira ngo Imana iravuze ngo genda avuga ibyo navuze byose arambwira uti wari uri gusenya ibigirwamana ibi nibi numva koko ni mpemu imutumye arambwira ngo genda ndagane hoya kuba Imana yabyumvishe itambwiye ngo yubatse igicaniro cyayo ntabwo ndi bugende kuba yarumvisha ibyo wasabye ni kimwe kuba yarabyumvishe ni kimwe ariko se wowe yagusabye iki ko Manowa Imana yaraje ibwira umugore ngo ugiye kubyara umwana ni Samusoni umugore abwira marayika aragenda agiye Manowa araza aramubwira ngo tugiye kubyara umwana niko marayika yavuze aramutiye yakubwiye uko tuzamufata uti we mubwira garuke kubyara tuzobyara ariko nagaruke atubwire uko uwo mwana tuzamufata mwaravuganye nibyo ariko se yakubwiye ko bizagenda bite none wasabye urugo nibyo mariage nibyo usaba akazi nibyo ariko se yakubwiye uko uzitwara muri ibyo yarabikubwiye yarabikubwiye nigaruke rero nigaruke noneho ikubwire uko ugenda ndasenga mu gitondo cy'umunsi wa gatatu ngira mpeze ku mugoroba imvura iranyagira ndagana ntacyo bintwaye ndasenga mva aho ngaho ku musozi ndamanuka mfata inguge ndambuka ngera mu Rwanda ngeze mu Rwanda nari mfite radiyo ya Sonite cyangwa nkunda kumvira makuru ya BBC ariko nkagira n'inkoko n'uduhene tubiri ruguru y'iwacu ariko barubaka urusengero ndavuga ni sogokuru yubatse igicaniro hariya ikimenyimenyi n'umuhungu we Rugina yagisengeyemo ndeba kwa nyogokuru ndeba abakomoka kwa mama uko bashize bakenyuka ndabareba ndeba bashiki banjye ingaruka zabagezeho nta mushiki wanjye n'umwe wigeze ugira umugisha w'urushako n'umwe umwe yagiye agenda ashutswe na mama niwe wamushutse ava muri korali ajya gushaka umugabo wari utaye abagore babiri uwa kabiri mukuru yaraga kwa grand frère bagirana amakimbirane aramwirukankana mu ijoro asohokera mu nzu y'abasore barahora arashyingiwe murumva urwo rugo uwa gatatu namwimuriye ejo bundi yari afite umugabo wa mbere barabyarana aramwirukana uwa kabiri barabyarana aramwirukana uwa gatatu amubyarira ari mu rugo nawe ntibabana abanye n'uwa kane ejo bundi ho indivamo ivuyemo bakuramo na nyababyeyi urumva icyo kintu tangije ndareba ndavuga ni hoya mukuru wanjye we yajyaga ampamagara akambwira ngo icara hano nkicara akarira yamara kurira akambwira ngo ubwo nyumvishe igendere urumva uwo mubabaro data ajya gupfa yapfuye muri 1994 muri jenoside yari arwaye igifu gituruka ku mubabaro estoma yamuryaga kubera umuruho gusa nange maze kwakira agakiza bandoze inshuro 15 bwa mbere ndogwa narozwe na mama umbyara niwe wampaye uburozi bwa sida ariko bwaturutseho kanseri nagiye kwibagisha mu Buhinde bwa mbere narabanje ngikavu haje abantu kubagayo barambaga kabiri ngikanombe barambaga bwa gatatu ngibutaro barambaga bwa kane njya mu Buhinde urumva izo nshuro zose ndagishe mbwira Imana ni sawa icyo nzira ndakimenye ndi umukizwa ariko mfite ibituruka iwacu kuko ntazi gukorera Imana mu bigaragara fata bimwe byose nari mfite ndabigurisha ndavuga ni sogokuru yubakiye ibigirwamana igihugu cyubakira ibindi Afurika yubakira ibindi kwa nyogokuru byara mama bubakira ibindi ndavuga ngiye kukubakira ku rusengero kandi nsinzaguhamagara nafite ahuza ndubaka tanga urusengero mungeri
natanze amafaranga arashirana, umwuka arambwira ngo genda ugure amabati y'urusengero rwose. Mu rusengero runini ndagenda ngurisha 8 wanjye nari mfite umurage aho bampaye, agurisha 4 miliyoni nongeraho 700 miliyoni z'amanyarwanda, ubwo ni 4,000 by'amadolari. Ndabiterura ndavuga nti mvuye mu butaka bw'iwacu bwavumwe ndabugurishije kugira ngo nkubakire. Ndagenda nyatanga ku rusengero, barandira ariko se yayibigiye ni icya 10 bamuhaye, ni kigira 10 azanye bigenze bite? Ndavuga nti ndayasize, nzamuka njya gusenga mu buvumo bw'ahantu bita Samatari. Ngezeyo nta muvugishwa nahuye nawe, ntawe nabaye nkinjira njya mu buvumo gusa, numva ijwi rimbwira ngo Anicet we jya hamwe wubake haguhera umugisha. Rangira uti hoya wiza hano, cyo gituma ntinya no gusenga ubutayu. Rangira ngo wiza haza buri wese, jya hamwe wubatse tuhahurire, uzaperereze. Nta na rimwe Eliya yigeze asenga ngo Imana imwumve ku munsi yasenze ariko gicaniro yubatse. Sisi niba muri kunyumva, ntabwo numva niba Eliya kugira ngo yumve, kugira ngo Imana imwumve nuko yahagaze aho yubatse, kugira ngo umuryango wa Nowa ukire nuko bahugiye mu nkuge Nowa yubatse, kugira ngo umuryango wa Maraya Rahabu Yeriko ukire nuko bihishaho Rahabu yahisha abandi, kugira ngo Zakayo ababarirwe nuko yishyuye abo yari yaranyaze ibyo yari afite. Ibyo nutabikora uzajya usenga umwana wawe ejo anihurirwe hariya ugume muri mpembe. Sinababwiye ukuntu umurozi yari amaze kumpanga arambwira ngo ntuzigere ubyara. Byari kubuzwa n'iki se ariko bene data bari barabaye. Arambwira ngo ye muzabyara ariko ntakiriho. Ndamwanga ubwo nupfe nyine kugira ngo mbyara. Birasaba ko uzaba utagihari, wagiye vuba se ko ngiye kubyara. Uranegosiya n'ibintu, uranegosiya kapa. Anicet ntuzabona apfukamye ndi gusengera umuntu urwaye abadayimoni, nimba ategeka ntibagende uzaba ufite impamvu wagucumbitsemo. Ntabwo negosiya na dayimoni ntibijya bibaho, sinjya negosiya nayo. Ubwo niba uzaba warugaye nyine bazanyura hese wugaye. Ntabwo njya kunegosiya nayo, nigeze njyana biki Kibungo mu giterane bari baraje umushumba wari bujye kubabwiriza bamuraza muri supanete, azinga abadayimoni bamuraza muri supanete. Ngiye ndahagarara mu giterane ndavuga ni mwamba bari umurozi wa muroza akaza tugasuhuzanya. Yaguhamba ubundi se dayimoni twe dupfana iki nayo ngo ngende ngo ntinye nababwiye ngo ikintu gituma mwemu mbigenda no guhamagara presence y'Imana kandi ntishobora kuza utayubakiye igicaniro, ntibishoboka, ntibibaho ntabwo bikunda. Niki cyatumye si bamungeri basura muri Isiraheli? Mwagize ngo nuko ari ubutaka butangaje. Muzi igitangaza cya Isiraheli, ubutaka barima bahinga babukura muri Kenya na Uganda, barabwicira bakabutegera indege bakaburunda hejuru y'amabuye muri Isiraheli, bugahinduka ubutaka butagatifu kuko bwageze ku mabuye matagatifu bakeza. Yesu ashimwe. Amen. Uretse ko abashumba bazabatinya, abungeri bazabatinya kugira ngo mutabareba nabi, ariko ndakurahiye dore ngaha Anicet ndabivuga ntahe mu Rwanda niyo wantuka nataha n'amaguru nkazagerayo. Uretse ko sinzi ko byanakunda, unambwiye nabi nshobora kuba naraje n'imodoka ngasubirayo n'indege. Nta dayimoni ngira, nta niyo ntinya. Reka da, dore ngaha hondi tuzigera ubona umugisha utawukoreye.
ibi ngibi bababeshya ngo gutanga ikigira 10 biguhesha umugisha. Reka da kugitanga n'umugisha ahubwo biguhesha ihumure ryo mu mugisha ufite. Kuko abunguka bose ntabwo ari uko batanga ikigira 10. Kuba wunguka utatanze ikigira 10 ntabwo tibisobanuye ko umugisha w'icyacu mu bugira utawutanga hoya, ahubwo ntushobora kubona ihumure mu byo watanze. Niyo mpamvu uzajya uyamarira kwa muganga mu muhanda dayimoni itwareho nkangahe igihombo gikubita imodoka rigonge moteri mu igaraje bayajyane. Niyo mpamvu nta humure uzagira mu byo ufite. Barababeshya babigisha ko ikigira 10 gituma umugisha uza. Ntabwo ari umugisha wo gutunga, ni umugisha wo kugira ihumure mu byo utunze. Yaho bararakaye. Ntabwo nzagaruka Bujumbura vuba. Ntabwo nzagaruka vuba. Ninde ubashoka? Mureke mbamenera akabanga ariko mushumba ntari kumva. Mungere ugare ku matwi gato. Ushaka kubona umugisha w'ikigira 10 nibagitange hano ukibike. Reka kukizana aha cunga agiye muri office. Ukimushyire mu birenge umubwira uti wunyaturireho ngende. Uratwara uwa rusange kubera iki? Murakoze. Nabivugaga ncika kugira ngo hatagira umuntu byumva. Niba ushaka gusenyera Satani, iruka uvuge ngo ni njyewe ubwanjye ndubakira Uwiteka. None se ubundi Satani uramusenyera ajye gutura hehe? Imana yose irayihamagara igere. Bidodoma kibona isanduku y'Uwiteka, yaravuze ngo ndakuraza aho nararaga. Yimukaho yararaga aravuga ngo hano mu cyubahiro cy'urugo. Abwira Imana ngo harare. Aryama hasi. Aravuga ngo aho wisanzure. Ariko Mana we bohereje yisanduku basi baratuye. Akibona aravuga ngo iyi niyo yatandukanyijemo Yorodani. Aravuga ngo reka muvuge neza niwe wasimije umuriro. Aravuga ngo ni wowe wambukije Abisiraheli mu nyanja. Aravuga ngo ndakubonye ndakuraza haruta handi mwa runo rugo. Ngo abyuka ava ku buriri ava ku gitanda ajyamisha isanduku arara hasi. Umugore yigeze imbere aravuga ngo iyi niyo yahaye Hana umwana. Aravuga ngo niyo Miriyamu yaririmbiye arayibyinira. Ariko Mana nyagasani we arayibyinira. Imana yizihirwa mu gitondo abatunzi. Babyukana amazahabu babyukana amafeza barikorera baravuga ngo twari tuje kureba uko isanduku y'Uwiteka yari imeze. Kuki batayisuye iba mu Bafilisitiya? Kuki ba mu Bafilisitiya batagiyeyo? Ndagira ngo dusengane. Shaka gusengera umuntu ushaka ko uyu mugoroba n'iryo sengesho ryonyine senga. Ushaka kubwira Imana ngo shaka umurimo w'amaboko yanjye. Abari bo byaguruka dusenga. Umugisha w'imirimo yo mu maboko. Imirimo yo mu maboko gusa. Imirimo yo mu maboko niyo nshaka kuboneraho umugisha. Naba nawe urakoze. Ntiyagira unduza. Urakoze. Uwa none ni uwawe. Imana ibaha umugisha. Amen.
shaka munyemerere twese duceceke dutuze munyemerere ngezenge abandi musenge mujya musoma injyana yitwa gititi muri zaburi gititi no kunyeganyeza umunwa utavuga ukavuga ariko ntibyumvikana icyo gutyo bitumvikana ndaga ngo mpaturire umugisha wo mu maboko urubyaro rwawe ruhabwa umugisha umugisha ni ihumure va kuguhangayika urabyara ugahangayikishwa nuko bazakura warangiza ngo ugira umugisha urafise amahera ariko nta mugisha ujya mu kazi ugahangayikishwa n'abazakwirukana uratura ahantu uri muri karitsiye ugahangayikishwa n'abarozi wose umugisha uratunze uri umutunzi ariko nturi umunyamugisha uwiteka Imana ikomeye ntujye urya umuceri nturya ibijumba ahubwo wakira amashimwe amashimwe niyo ajya bifunguro niyo ari ibifungurwa byawe iyo tugushimiye satani apfa urubozo kuko tukuvuga neza ibyo wakoze imbere y'ushaka kutwibagiza imirimo yawe kandi elima dosa ebrahim elima yangazayinima ni wowe wenyine ujya ushyira ikuzimu ugakuraje none kubw'imirimo y'amaboko basogokuruza batanze amashikanwa bayajyana ku badayimoni batanga ibimatsi babijyana mu bapfumu none twebwe tuzana umunwa gusa ntabwo dushobora gukoresha umunwa ngo tuneshe abantu batanze ibimatsi ntibijya bishoboka ntabwo twakoresha umunwa ngo tuneshe abantu batanze amashikanwa ntabwo byakunda ariko noneho turaje imbere yawe turaje ngo twereke uko tubigenza utubwire icyo ukeneye kuri twebwe ganira natwe mu mutima pembariya ngazayiriba mu mutima wacu turuguruye vugana natwe ijwi rituje ijwi ritugenderere utubwire icyo gukora tubwire icyo gukora umusirikare umwe yari umusoda ari umutware w'abandi ariko ngo yari umugororotsi yajyaga yita ku bakubaha arwaza umwana yarwaye Yesu urabyibuka baragusanganira mu ikoraniro ry'abantu benshi arakubwira ngo umwana wanjye arapfuye ukize ngo ujyeyo arakubwira ngo wategekera naho uri gusa urebye imirimo ubona ifite urebye imirimo yakoze ubona afite urufatiro aho ufata aho unyura ujyayo ntabwo umuntu mwamenya guhora ku ngoma yavuga ngo amagambo abe imirimo urabizi ko akanwa kacu kavuga amagambo avanze tuvuga amagambo yo kukuramya tukavuga n'ayo gusebya abantu tuvuga amagambo yo guhimbaza tukavuga n'ay'ibinyoma ntabwo ibyo ngibyo byonyine byaba urwego ariko imirimo y'amaboko yacu uyu mwanya mu mitima yacu hari icyo twiyemeje turakwemereye mwami turakwemereye kugira ngo ibitugu byacu biheke isanduku yawe turakwemereye kugira ngo ugenderere imitima yacu dukorane nawe turashaka umugisha w'ibiganza byacu turashaka imigisha y'ibiganza byacu Aburahamu waramuhumurije uramubwira ngo mu rukiryi rwawe niyo hazatuka uzagucungura uzayibyarira umwana ku mugore wawe w'isezerano none natwe uyu mwanya duhamagaye umugisha uturuka mu biganza byacu apana umwe wo mu biganza bya basogokuru oya dutuye aho baduhaye turi mu kibanza bubatse turi mu murage wabo ariko no turabyanze aho turi twahaguriye abatarakishijwe inzu dupanga n'iz'abadakizwa impuzu twambara inganda zabo industries nyinshi zikora impuzu n'iz'abantu badakizwa ariko noneho turagusabye kugira ngo ubwo dufite ibyo bimenyetso by'amaboko y'abantu byinshi byanduye n'amahera dufise kuri banki n'abakiriya bacu bose ntabwo ari abakizwa kugira ngo ibyo dufite byezwe nuko tubikoresha ibikorwa byejejwe Mana turihanye twanze kugushikanira ikigira 10 tubabarire
ariko guhera none aha